2025 October Rwanda. Njyane Ngoma Frank kuri Rwanda TV nkuko bisanzwe, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye gusobanura inkomoko y'izina ry'ikirunga Karisimbi. Karisimbi abantu nyine bazi ko ari ikirunga bira, ariko ntabwo bazi ngo ese kubera iki kino kirunga cyitwa Karisimbi. Na yahe makuru yandi makeya twamenye kuri Karisimbi niyo tugiye gusobanura. Ikirunga cya Karisimbi giherereye majyaruguru y'u Rwanda muri parike y'igihugu y'Ibirunga, ikaba kiri ku rubibi cyangwa se gihana imbibi n'u Rwanda, aho u Rwanda ruhurira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nicyo kirunga kirekire kurusha ibindi byose mu Rwanda, gifite uburebure bwa metero 4507 hejuru y'inyanja. Kubizeje bo murabizi ibyo bita above sea level. Izina Karisimbi rikomoka ku ijambo ry'ikinyarwanda risobanura ahantu h'umweru cyangwa se urubura rw'umweru. Kubera ko ibyo bikaba byaraturutse ko cyangwa se byaratewe n'uko ku gasongero ka Karisimbi hakunze guhora hasa n'ibara ry'umweru bitewe n'urubura rwinshi ruhaba n'igihu cyinshi kihaba. Ku bantu muzi Karisimbi bagenda mbereka amafoto, iyo urimo arebera ubona nyine haba hasa n'ibara ry'umweru, nyine ari rura rubura ruriho nirwo bita amasimbi. Kubera nyine rura rwinshi niho havuye izina ngo Karisimbi cyangwa se amasimbi, urubura rwinshi ruhaba rutuma hagaragaza ibara ry'umweru. Rero aho ngaho niho havuye izina Karisimbi. Rero Karisimbi ni ikirunga kitakiruka cyangwa se ikirunga cyabaye dormant, kitakiri mu birunga biruka. Kandi ikindi kintu mwamenya nuko ku gasongero k'ikirunga cya Karisimbi hari icyobo kinini, abizeje murabizi bita crater. Kwa ko ikirunga kiba cyararutse hagasigaramo icyobo inyuma y'imyaka crater. So Karisimbi ikikijwe n'ibiti byinshi, inyamaswa zo mu ishyamba harimo n'ingagi zo mu misozi, bituma Karisimbi iba kimwe mu bice bikurura ba mukerarugendo cyane. Karisimbi ni umusozi munini cyane ku buryo kuzamuka bifata iminsi 2. Rero ikaba ari bimwe mu bikorwa byiza byo gusura mu Rwanda. Ngibyo rero iby'inkomoko y'izina Karisimbi, ngira ngo mwabyumvishe, byaturutse ku kuba hejuru ya Karisimbi harahoraga urubura rwinshi, kandi urubura mukaba mwabyumvishe ko ari amasimbi nyine. Naho ngaho rero byavuye. Sinzi niba wenda habaye hari ikindi kibazo watubaza muri commentaire. Rero njye Ngoma Frank kuri Rwanda TV, musigane amahoro y'Imana.